idasanzwe muri APR FC, harimo inkuru idasanzwe kabisa, by'umwihariko ku bafana ba APR yose. Ndajya mbabwire ngo mugomba kuba hano nkababwira muri APR yose ngo bimeze bite. Harimo inkuru kabisa abafana, umuntu ufana wese urayumva arumva ko rwose ntago imushimishije neza cyane, ariko abayobozi bagiye gutegura inama y'igitaraganya nyuma y'uko bavuye muri Noheli kabisa mu kwezi turi gusatira mu kwa mbere. Abagiye gukora inama y'igitaraganya na Minisiteri y'Ingabo ndetse n'abayobozi batandukanye, abagaba b'ingabo baki bose ba generali kabisa, bagiye guterana kuri APR FC, yaba ko bakinyi binjira ndetse n'abasohoka, cyane cyane abasohoka bo byakomeye cyane. Ubona ko muri APR yose birasaba bamwe mu bayobozi akazi kakube cyane, cyangwa se bakabiha n'umurongo ibi bintu byabaye muri APR yose, cyane cyane ku bakinnyi basohoka rwose nongeye kwibandaho, ariko n'abakinnyi binjira nabo rwose bishobora kubatsikamira. Ngiye kubabwira idonido kabisa ukuntu bihagaze muri APR FC, ariko nk'isanzwe abantu bose twakiye bwa mbere, ikintu bakora rwose ni ukanda subscribe, ubundi tukikomereza cyane bivuye ku mutima, mugatanga Noheli yanyu. Ubwo nanjye bifata nkaho mu mayi Noheli rwose ntabwo biba bigoye cyane, n'ikintu kidasaba ikiguzi cyane, ariko ushaka waganda kuri subscribe ubundi tukikomereza. Nizere ko mwabisoje, bamwe mu sportif n'abana beza cyane bafana APR FC. Amakuru nk'aya ngaya ntabwo yapfa kuyabona utakanze subscribe, nicyo kintu naba nkubwiye. So reka tukomereze, ubundi twitereke dukegete kabisa, twinjire muri iyi nyamugigima ikomeye cyane muri APR FC, icyo bita ukubona ko abakinnyi basohoka ndetse n'abayobozi ukuntu bahagaze. Noneho bamwe mu bakinnyi baravuze bati niyo wagiye ute ntitwava muri APR kabisa, niba yimere neza cyane, kanywe amazi gato ubundi twikomereze cyane. Nizere ko kabisa bumeze neza cyane, ubwo mwasoje ukanda subscribe kabisa. Reka twikomereze muri iyi nkuru idasanzwe kabisa. Ngiye kubahera kaduhere muri mu bakinnyi banze gusohoka kabisa muri APR FC. APR FC hari mu misi yashize twababwiye ko APR FC umutoza Darkonovic niwe wakoze urutonde rw'abakinnyi adakeneye muri equipe APR FC. Darkonovic yagiye yanditse ku papuro abakinnyi barindwi adashaka muri APR FC, arushyikiriza abayobozi ba APR FC, baranyuzamo amaso, bendaga gukora inama y'ukuntu babikora umurongo, bakaba baganira n'aba bakinnyi bose, bakabiha umurongo, bakaba babaha amafaranga, bakaganya mu biganiro, bagatandukana na equipe ya APR FC. Ayo makuru ntago nta muntu utayazi kabisa, n'amakuru amenyekanye, ariko APR yose yahise itangira kuganiza buri mukinnyi umwe ku giti cye, buri wese ku giti cye. APR yose batangiye kugenda baganiza abakinnyi harimo ba Godwin Odibo. Aba bakinnyi babwiye APR FC ngo na Godwin Odibo yasinye imyaka 2. APR yose barayibye cyane, kuko uyu mukinnyi afite nk'imyaka nka 35 niyo mike cyane, kuko uyu mukinnyi yakinye gato ahita yifata mu mugongo, akifata ukabona karushye tu. Uyu mukinnyi afite imyaka 2 muri APR FC. Uyu mukinnyi ahembwa miliyoni 5 z'amanyarwanda, zibaye nkeya zaba ari 4,500, ariko yabwiye bamwe mu bayobozi ba APR FC. Bene abayobozi ba APR FC bumvaga ko buri mukinnyi wese baraganira, bakamwereza umwaka umwe, bakavuga bati reka twumvikane tugwereze umwaka umwe ubundi dutandukane. Ariko aba bakinnyi Godwin Odibo yabwiye abayobozi ba APR FC ngo jewe niyo sinzi, yavuze ngo ntago nshaka kuva aha ngaha mutamaye imbumbe yose, imyaka amafaranga y'imyaka 2, bata miliyoni 5, ubwo uko yo myaka 2 wumve ko ari ibintu bikomeye cyane. Bafata uwundi mukinnyi Chidiebere, abakinnyi uko ari 2 bo noneho badakina, baravuze bati niyo wagira ute, niyo wakora iki, mutaduhaye aya mafaranga yose, iyi kipe ntitwayivamo. Ni sinzi abajama barafashe baravuga bati sinzi ko ahantu twava mutaduhaye miliyoni zacu zose. Bajya kuri Mama Dusi ababwira ati nanjye nimba mushaka ko dutandukana,
nta kibazo mfite cy'umutoza yanyinisha cyangwa nanyinishe, tubane nabi cyangwa tubane neza, ariko mume imbumbe y'imyaka 3 miliyoni 5 nawe nizafata amezi urumva ko rwose amezi y'imyaka 3 urumva kuri miliyoni 5 narumva karaka yabo. Bagera ku musore kabisa Richmond Lamotte arabwira ati nanjye sinjya kure y'ibyo bagenzi banjye bababwiye, nanjye ubwo ni mu yami yose ubundi nigendere. Mwagiye mubona umusore Papa Masongo yanga kuva muri aperi yose, ariko aba nabo bashaka kujyana amafaranga yabo, bashaka bakagenda bakicarira hariya muri Nigeria, kuko muri Nigeria nta mafaranga bayo muri shampiyona, usanga bamwe banakinira ubuntu kugira ngo bazajye hanze, kugira ngo rero abe yagize Imana yaguye ku mafaranga nka gutya kugira ngo ahave biragorana. Victor Mbawoma nawe usigaje amezi 6 yarabwiye ngo nanjye ni mu amezi 6 yanjye nigendere, nanjye sindabagora. Ati aperi yose rwose bahuza ibiganiro, bahuza amakuru, bagenda bamenyesha aba ministeri b'ingabo batanga amafaranga, babwira ukuntu situation zihagaze, mbese bashira ku meza baravuga bati ibintu birakomeye cyane, gatanu sinzi uko wahava bakubiranye amafaranga y'imyaka 2 3 miliyoni 5 enye na 500 gutyo, abahembwe enye na 500, abahembwe 5, ufite make nenye uhembwa make nenye muri aperi yose, barahuza basanga nakavagari k'amafaranga. Ibyo barareba baravuga bati uko byagenda kose nituyatanga mu kwa mbere ushobora kutagura abakinyi, kuko ntago bafata bije yo gusohora abakinyi, bafate n'indi yo kugura abakinyi, kuko aperi yose burya impamvu burya ntago igura abakinyi mu kwezi kwa mbere. Aperi yose igurira rimwe mu kwezi muri window kwa 6 bikarangira. Aperi yose ibintu bya transfer ikabivamo, bije nyine isohora bije nyine amafaranga uwo mwaka yose hamwe azagurwa n'abakinyi. Ubwo rero iyo uje kuvuga ngo mu kwa mbere ngo basora amafaranga menshi ntago bikunda kabisa, ntago bicamo cyane. Ariko muri uyu mwaka bari yavuze bati Rayon Sport ukuntu imeze sinzi uko twarusya ahubwo hose tumeze gutya, ahubwo batereka dushake byibuza abawinga 2 turebe ko byibuza abawinga 2 nimero 9 wenda yabaretse, ariko nawe arakinewe. Avuga bati reka turebe ko twagura abakinyi 2 byibuza abawinga bagenda banyerera kabisa. Hari aravuga ati ko bikomeye, abakinyi banze gusohoka bari gusaba amafaranga menshi, umva ni fashe miliyoni 5 za Mamadusi barahembwa miliyoni 5, ugakwa n'imyaka 3, urumva ko yaba ari akavagari. Adusi gose ubona ko amafaranga uyu mujama yaguzwe miliyoni 30 ahembwa miliyoni 5, aho bakari ibintu bikomeye cyane. Yose baravuga bati rero bavuga bati ikintu kigiye gukurikiraho kigiye gukorwa, ikintu gishobora kudufasha. Avuga bati reka abakinyi tubareke, ariko ikintu ngo bazabahimisha nuko bamena muri marine. Uzumva kabisa ibintu byo kuba mu ntara atabishaka azagira gute, azasesa amasezerano. Uzumva ko ashaka kuguma kwibera hariya kabisa azakomeza yirire, ariko baravuga bati hano nako tubashaka. Umva ashaka gusesa amasezerano aze atwegere dusesa amasezerano. Ariko abakinyi birasanga aho bagiye babwirana bose bakabwirana bati, kuko abenshi bava muri West Africa, Nigeria, za Ghana, kandi n'ibihugu bitatandukanye cyane burya abumvikana rimwe na rimwe. Abakinyi bagenda baganira bavuga bati iyi equipe ntago nahavarara, nkuko nabwiye ngo abakinyi arimo Chidembere ndetse na Godwin Odibo na Richmond Lamotte. Aba bakinyi baravuze bati niyo wazana iki, niyo wadushira imbunda ku mutwe mutaduhaye imyaka 2 yacu, zabwije ukuri ko sinzi nta bindi biganiro naki
reka wagira kuri ba mama dusini nabo barakabye, numubwiye ngo ni umwana gakeneye gukina, reka icyambere ni amafaranga, ati mumereze miliyoni zanjye hano nigendere kashi. Raperi yose nuko bihagaze, bagiye gukora inama y'igitaraganya muri uku kwezi kwa mbere iteye ubwoba, bige kuri iyi ngingo basesengura barebe icyo baha umurongo. Ariko Raperi yose kugura abakinnyi bo biracyakomeje, iracyashakashaka ireba hirya no hino, ireba uko bize. Raperi yose kabisa ubona ko nubwo bitoroshye ariko bazabinyuramo neza cyane, ariko ku bafana numva ko atari ngo ryoshye cyane, kugira ngo bareba iki rwose baje kwijyama. Raperi yose bigwa bijyamye hariya birira neza, kugira ngo babwire ati muze dutandukane, reka bakabya. Kandi buriya kugira ngo ubone ko abakinnyi Raperi yose yaguriwe ari abakinnyi ubona ko abakinnyi bwose bari aho babaye. Ubundi umukinnyi uzi ko ufite impano cyangwa se azi gukina, cyangwa se uzi ko aba wenda yarenganyijwe cyangwa se akaba ko yasuzuguwe, ubundi aravuga ati mumeze umwaka umwe ubundi dutandukanye n'ahandi. Ariko aho bigoranira abakinnyi baravuze bati reka ni bamwe mu bafata amafaranga agahita bigira mu masaziro, bagahita bigira mu miryango agenda bakavunjisha hariya muri Nigeria, havamo icyo bita ibiceri byinshi cyane, ukigira kwijyamira mu miryango yabo kabisa, bifitiye amamiliyoni yabo bisaruriye rwose. Raperi yose uyu mwaka irakubititse, barayemeje, kugira ngo uzi ko abantu ubona ko Raperi yose yaguze uyu mwaka ni batatu: Richmond Ramsey, uyu musore Alioune Swane, ugafata we nabyuze na Mineba ikindi minota 60, ugafata uri mukinnyi nka Dauda Yusuf kabisa, nawe ubona ko ari we bo bakinnyi bagira za muri Raperi yose